welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Ji ikora ibitangaza ku buzima bwa muntu. Ji yoroshye kuyikora ndetse inahendutse wakikorera iwawe. Iyo ji ntayindi tujye kurebera hamwe muri iyi video ni ji ya betrave n'inanasi. Dore ngiyi hano. Ngiye ndimo ndayinywa ndagira ngo nyibasangize ibyiza byayo n'uburyo mwayikoresha kandi iroroshye pe. Ni ji wakikorera kandi itubuka kandi yoroshye ifite imimaro myinshi. Imwe muri yo nabikemo uyu munsi kuko ije nkunda kuyikoresha n'ibyiza byayo mbizi navuze ndeka bibasangize namwe byabafasha. Tujye kurebera hamwe ibyiza by'iji ya betrave n'inanasi bigera kuri 6. Nawe numva hari icyo yagufasha ugikora iwawe. Irahindutse kuyikora kandi iratubuka famille yose ikanywa. Bismillah. Ji iryoshye pe ndayibatuye. Ji ya betrave rero y'uruvange rwa betrave n'inanasi yaba akarusho ugashyiramo tangawizi ni nziza cyane, ariko ufite abana tangawizi ntabwo yaba ari sawa cyane. Ji y'uruvange rwa betrave n'inanasi ifite ibyiza bigera kuri 6 tugiye kurebera hamwe yagufasha. Egira hino tubanze tubyumvira hamwe, ariko nyabuna wari mushyashya turagira ngo tugusabe kwiyandikisha ibyo bita subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi byiza byubaka umuryango n'ubuzima muri rusange utazajya ubicikwa. Urakoze rero umaze kubikora naho ugenda ukagaruka turabanyamugisha kugira mu biganiro bya buri munsi. Ngunda kuvuga ngo utameze neza harimo n'ihinduranye ibihe komera cyane. Muri video y'uyu munsi rero ikintu cya mbere tugiye kurebera hamwe nuko iji ya betrave n'inanasi iyindi kubabwiraho dore nginge ndimo ndayikoresha aka kanya. Ngiyi ifasha amaraso gutembera neza kubera yuko muri betrave yifitemo icyitwa nitrate yongera umuvuduko w'amaraso bikarinda umutima kuba warwara indwara z'umutima n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Byumvikane neza ntabwo bivuze ngo umuntu urwara umuvuduko w'amaraso yareka kuyinywa. Hoya yayinywa kubera ko yuko hano ikigero bavuze yongeraho umutima w'amaraso umuvuduko w'amaraso ntagaruka kuvuga ngo urete ugira umuvuduko mwinshi ukabije. Abantu bafite amaraso agenda gake gake bituma nyine ibintu bijya in control, amaraso agatembera neza bitewe n'iki n'iji turi kureba hano ya betrave. Ikindi cya kabiri rero cyiza cy'i betrave nuko yongerera imbaraga umubiri zifasha mu kurwanya umunaniro. Iyi ji ya betrave n'inanasi yongerera imbaraga umubiri zifasha kurwanya umunaniro kubera yuko cyane cyane kuri bari abantu mukora siporo. Iyi ji ni nziza ku bantu mukora siporo mugashaka ikintu cyo kwita mwanywa kugira ngo murekipere imbaraga mwatakaje. Iyi ji isubiza amaraso ku mubiri, umuntu akagira amaraso agatemba neza mu mubiri and igatuma umuvuduko w'amaraso ugenda neza nturware indwara, kandi igafasha kugabanya umunaniro. Ufite ama stress, ufite umunaniro udasanzwe mu buzima bwa buri munsi, ji ya betrave ni ikinyobwa cyiza cyo kunywa naguhitiramo cyo gukoresha kugira ngo ubashe kuringaniza ndetse no kugabanya stress uhorana za buri kanya. Ikindi cya gatatu rero ifasha gusukura umwijima. Wowe ufite ubwoba ko ushobora kurwara indwara y'umwijima cyangwa unayirwaye, ji ya betrave n'inanasi ifasha gusukura umwijima kubera yuko ni ukuvuga ngo betrave yifitemo ubushobozi bufasha gusohora uburozi mu mubiri, noneho bigasohora uburozi mu mwijima, noneho bigatuma umwijima wawe uba neza, uba cleaned, uba usukuye kubera yuko iyi betrave ifitemo ubushobozi bwo gusohora uburozi bwaba bwafashe ku gice cyo mu mwijima mu nda y'umuntu, sibyo? Rero ni byiza kunywa iyi betrave byibuze nka 3 mu cyumweru byibuze. Wenda utayishoboye buri munsi, harabishobora buri munsi bitewe nuko ko isaba isukari ntabwo ubinywe, no of course. Wayishoboye wajya uyiteka kandi ni ji itubuka. Ushobora guteka nk'akabido ka 5 cyangwa ugateka utubido 2 ku nanasi 2, oya akabido litiro 5 ku nanasi 2 nini n'ibijumba 2 bya betrave. Ji mukayinywa iminsi 2 cyangwa 3 waba ufite na firigo icyumweru mwayinywa. Ji nziza cyane kandi ifite imbaraga zigiye zitandukanye, sibyo? Ikindi kandi kubera ko yifitemo ubushobozi bwo kurinda no gusohora umubiri, gusohora uburozi gusohora uburozi mu mubiri, bituma umubiri uba protected, uburinzwe kubera yuko uburozi bwose buri mu mubiri wanyweye uru ruvange bugenda busohoka umunsi ku wundi. Ikindi kintu cya kane rero iyi ji ya betrave turi kuvuga aha ngaha igufasha, alhamdulillah,
bigufasha kongerera uruhu rwawe ubwiza. Ese wari ubizi bimwe mu byo turya ntabwo burya uruhu rwiza rutuma cyangwa se ruterwa n'ibyo wisiga gusa, oya, no mu bimwe mu byo turya cyangwa tunywa bigira uruhare mu kuba twagira uruhu rwiza. Iyi ji ya beterave rero niyo kwifashisha igihe ushaka kugira uruhu rufite itoto cyangwa se rumeze neza, kubera yuko inanasi ifitemo vitamine C nyinshi cyane ituma irwanya iminkanyari. Donc ukaba utaragera mu z'ubusaza cyangwa se mu bukuru, utagera mu gihe cy'izabukuru ariko umwana w'imyaka 30 ufite iminkanyari hano you know like this, ubwo bikore gute kugira ngo ishushanye nyine iminkanyari? Simbiza ko iminkanyari nyine muri kuyumva. Rero ji ya beterave n'inanasi ni ji nziza cyane, kubera yuko inanasi tubonye ko ifitemo vitamine C nyinshi ihangana cyangwa se ifasha mu kurwanya iminkanyari, naho beterave yo ikaba ifasha mu kongera itoto uruhu. Look at me, ntabwo biri perfect ariko nanone ntabwo mfite ibiheri, ntabwo mfite rwa ruhu rw'amavuta, ntabwo mfite akaji ka beterave ni myo. Turabashishikariza kugakoresha, ni ji ihendutse. Abantu wenda muri kumva mudasobanukiwe uko twayikora, muyandike muri commentaire nzabereke uko njya nyikora umunsi ku wundi iwanjye ndaziteka, ko beterave ni yongera amaraso ku mwana. Wa mwana uvuga ngo umubiri ntunaga nguki, aho kumuhata amazi kora ji ya beterave ushyira hariya ajya gotomera. Uko akwatse, uko avuze mama inyota umuhe ikiji cya beterave, uko avuze inyota umuhe ji ya beterave, birafasha cyane, sibyo? Ikindi cya gatanu rero, ifasha mu kugabanya hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso. Ariho mu gutanya navuze ati umuntu ihangana, aho mu gutanya navuze ngo umuntu, aho tuvuze ngo yongera umuvuduko w'amaraso, ntabwo navuze mu rwego rwo kuvuga ngo umuntu urwaye hypertension umuvuduko w'amaraso kuri tujya hejuru, hoya, ahubwo ituma umuvuduko ku bantu bafite umuvuduko mukeya iwongera ukajya normal, sibyo? Noneho ahubwo ifasha kugabanya umuvuduko, bivuze ngo wa muntu urwaye hypertension, ufite ikibazo cya hypertension cyangwa se cy'umuvuduko w'amaraso uri hejuru cyane, ashobora gukoresha iyi ji ya beterave n'inanasi, kubera yuko ifasha mu kugabanya hypertension, kubera yuko beterave yifitemo icyitwa nitrate gifasha mu kugabanya umuvuduko uri hejuru cyane w'amaraso. Noneho byivanze na potassium nyinshi dusanga mu nanasi biba mawe, kuvuga ngo uru ruvange rwa ji ya beterave n'inanasi bitewe n'ikiri muri beterave cyitwa nitrate, tugasanga n'ikiri muri nanasi cyitwa potassium nyinshi zihagije, bifasha mu kuba iyi ji iringaniza umuvuduko w'amaraso ku bantu murwara hypertension. Kumva ko ari ji nziza yo kuba wakwifashisha, iroroshe kuyikora, irahendutse kandi iratubuka. Ni ya ji uba wizeye, utavuga ngo yakorewe mu nganda ushaka kuyigura niruka ahantu ngo nkasanga baba expert. Ifate uyitekere iwawe mu isafuriya, uteke bihwanye n'uko uyishaka ingana. Ufite firigo ushaka ngo ndayiteka nteke icyumweru cyose, ne kutubido tujye tunywa uko tumaze kurya ibiryo cyangwa two tujye kuri ibyo tushyiraho akarahure ka ji tunywe, sibyo? Impamvu iyi video nyibakoreye nari ifite ndi kuyinywa, ndavuga ariko kuki ntasangiza abanyamuryango banjye kuri Shushu TV. Ndavuga nti reka nza tuyikoreshe tuyifite, parajya n'iby'amafoto. Dore ngiyi ni ji nziza yo gukoresha pe, ndayibatuye kandi iratubuka, iraryoha, mva abana barayikunda kandi ukumva ko ifite umumaro mwinshi cyane. Bimwe mu byo turya rero bigirira umubiri wacu umumaro. Twirwa dushaka ndashaka isabune, ibiheri biranishe ndashaka isabune, ni byiza nayo yishake, ariko twumvisha ko n'inanasi ifasha uruhu rwawe kuba rwagira itoto, rukarinda ndetse n'iminkanyari. Icya gatandatu tugana mu gusoza rero, ji y'uruvange rw'inanasi na beterave ifasha igogorwa, ifasha igifu kuba cyasya ibyo wariye neza, kubera yuko inanasi yifitemo icyitwa bromelene na beterave ikagiramo fibre nyinshi. Ibyo bifasha kuba igifu cyasya neza ibyo kiri gusya bitakugoye, hanyuma bigatuma amara asukuka, akagira isuku ihagije, bikanakurinda constipation. Arize akananasi ku bantu rwose niyo wakarya konyine barwara constipation, kubera ko gafitemo fibre nyinshi kagenda kagatuma igifu kibasha gukora neza, nimyo ikibazo kiba gikemutse. Rero kora uru ruvange rwa beterave, rurakongerera amaraso, ruragabanya hypertension ku bantu iri hejuru, bitewe nuko hari ibiri muri beterave byahuye n'ibiri mu nanasi, ibintu
bikagenda neza. Wowe unaniwe, uvuye gukora siporo unaniwe, ushaka akantu ka recuperation, akantu ko kunywa nyine ukumva ko ushubijeho imbaraga watakaje, iyi ni ji nziza yo kuba wahitamo kugira gute gukoresha. Wowe ufite ibindi bibazo bitandukanye by'ubuzima, ndakwinginze iyi ji ya beterave, by'umwihariko abantu mushaka kongera amaraso, abagore batwite, umugore aratwite akagira igihe akabura amaraso, kwa muganga niba kurangira ji ya beterave, nyandikira muri commentaire nimba byarakubayeho, nta maraso ufite, genda ugure beterave n'inanasi ukore ji. Iyi ji ikora umuti. Wowe ufite umwana ufite ikibazo cy'amaraso, kora ji ya beterave, amaraso aragaruka, ibintu bigende neza. By'umwihariko ji ya beterave ivanze n'iki n'inanasi. Turabakunda cyane, muhahe muronke, kandi nyabona aka kaji mukagerageze. Ngenda gakoresha iyo nagira umugisha nkabona iyo nanasi, nkabona isukari, nkabona beterave, naba mvuga nti n'agatangawizi ni byiza kugashyiramo ko nako gafasha, nkashyiramo gake. Ariko mubaye muri abantu bakuru nta bana mufite, mwashyiramo tangawizi yumvikana, bitaba so perfect. Ubu ni perfect, no bitaba perfect, bikaba byiza kurusha. Turabakunda cyane, muhaye muronke. Iyi ji ntikaburi wawe igihe wabonye ubushobozi, ni ji y'umumaro, ni ji yoroshye guteka, ni ji itubuka, mukayinywa mwese mugashira inyota kandi mukajya n'ubuzima bwiza. Muhaye muronke, murakoze.